nongeye kubasuhuza nkomeza no kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe inshuti zacu mutamenya gutwara ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Yego utangiye wiyumvira amajwi yavugwaga cyangwa se ibyavugirwaga mu nama yari yahuje abakinnyi cyangwa se n'abafatanyabikorwa bose bo muri Hollywood ni kampani cyangwa se wavuga ko ari nk'ikigo gishinzwe gutunganya sinema cyangwa se n'ibindi bijyanye na filimi zikinwa mu gihugu cy'Amerika. Ibi bintu bifite icyo bihishe cyangwa se icyo bihatse, kuko ndavuga ibi nshingiye ku nkongi y'umuriro karundura cyangwa se umuriro umwe ukonkora. Ndabivuga bifite n'ibimenyetso birumvikana kuko ni ibintu bigaragara, ni ibintu biri kugaragarira buri umwe wese uri kwikoza kuri social media akareba ibiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri leta ya Los Angeles cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye nk'aho ngaho muri Hollywood. Ugasanga umuriro w'ikibatsi ukomeje kugenda ufata uduce uko bwije n'uko bukeye. Ubutabazi buracyakorwa, indege haba mu kirere haba hasi ku butaka, ubutabazi buracyari kwiyambazwa kugira ngo barebe uburyo babasha guhangana n'iki kibazo cyangwa se n'inkongi y'umuriro yadutse nyuma y'ivugwa cyangwa se y'itangazwa ry'abakinnyi cyangwa se n'abafatanyabikorwa bose bari bitabiriye iriya nama ya Hollywood, bakagaragaza ikintu kidashimishije ku ruhande rw'abizera Yesu Kristo cyangwa se n'abizera Imana muri rusange, kuko mu bijyanye n'amatora basa naho bahinyuraga Imana. Mu bijyanye n'amatora Imana ikaza kubona zeru mu bijyanye n'amatora nyine bari bakoze. Ibi ngibi abasesenguzi n'abandi b'inzobere mu bijyanye n'ubusesenguzi n'ubucukumbuzi bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'ibijyanye no kwihorera kw'Imana, kuko abasesenguzi ku ruhande rumwe bizera ko Imana ibaho bavuga ko ibi ngibi nyine Imana idakwiye kubyihanganira, kuko ngo ntabwo ishobora kwihanganira ikiremwa muntu kukigereranya n'ibindi bintu byo ku isi. Ibyo ngibyo birananditswe no muri Bibiliya yuko ngo ntukaramye izindi mana mu maso yanjye. Ibyo rero bishobora kuba byababaje Imana, ikaba ibatsibuye ikinyafu cyangwa se ibanoboye igiti kugira ngo bumve ko Imana ihari kandi ari Imana isumba byose. N'umuriro ukomeje kugenda wadukira indi mijyi igiye itandukanye, kuko n'umuriro wavuga ko uko bazimije hamwe haza inkubiri cyangwa se umuyaga ugakongeza utundi duce, ukabona ko n'umuriro ushobora kuzateza ibyago cyangwa se kuzasiga hari ibikorwa remezo bimwe na bimwe bihazahariye cyangwa se bihangirikiye ku buryo bugaragara. Ibi bikwiye gusiga isomo, nyaboneka abantu birengagiza Imana kibaho. Ibyo bintu nibabifashe hasi, ikintu gikomeye ni ugusenga Imana yacu, kuko Imana yacu iriho kandi irakomeye kandi izahoraho. Ibintu byo kuza ukumva ko ufite amafaranga, ukumva ko nta kindi kintu gihari cyangwa se nta kindi kibiri inyuma, ukumva ko ari wowe ubwawe, ibyo bintu si byo, ahubwo ukwiye gufata igihe cyawe ugasenga Imana ndetse ukayiha n'icyubahiro kuko iragikwiriye ibihe byose. Komeza ugire ibihe byiza, ugubwe neza, Imana iguhe imigisha, komeza
ugubwe neza naho njyewe